bwacu ubwa Kristo wanesheje. Amen. Ngiye kubasoza mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abalewi ibice 6 umurongo wa 6 ari nawo murongo mukuru w'igiterane uziriyemo insanganyamatsiko izagarukwaho abigisha bazaga hano uhereye none nk'uko itorero ryabiteguye. Aravuze ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzira, cyangwa mu yandi magambo ntukazima. Amen. Reka dusome mu gitabo cyo kuva cyo 28 umurongo 31 kugeza kuri 35 turasoreza mu rwa mbere rwa Petero ibice 9 igitabo cyo kuva igice cyaho cya 28 umurongo 31 aravuze ngo kandi kanzu iriho efode uzayibohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga gusa igira umwenge wo gucisha mu mutwe hagati yayo, igira umusozo uboshywe ugoswe umwenge uko umwenge w'ikoti y'icyuma umeze kugira ngo idasaduka. Ku musozo wayo wo hepfo uzadodeho ibisa n'imbuto z'amakomamanga iboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba, igote uwo musozo impande zose. Uzawuhuteho n'imidende y'izahabu irobekwe hagati yabyo urugote impande zose. Umudende w'izahabu urobekwe hagati y'amakomamanga abiri bityo bityo bigote ku musozo wo hepfo y'iyo kanzu impande zose. Aroni azajya yambara uko agiye gukora umurimo w'ubutambyi kandi uko yinjiye ahera imbere y'Uwiteka, kandi uko asohotse kugera kwayo kujya kumvikana kugira ngo adapfa. Dusoreze mu rwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere igice cya 2 umurongo 9. Urwa mbere rwa Petero 2:9 kugeza ku 10 aravuze ngo ariko mwebweho uru bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yarose kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima kubageza mu mucyo wayo utangaza. Kera ni mwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera ni muri akabariro ariko none mwarababariwe mumagereza ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Claude Ribanje uko baravuze, ni umudiyakoni muri paruwasi ya Kamonyi, itorero rya Ruyenzi, ururembo rwa Nyabisindu rwubatse. Si ubwa mbere njaha, si ubwa mbere bari n'abanyamwuga, si ubwa mbere kuri benshi batubonanye. Dushimiye itorero yadutumiye, dushimiye ko ari abatoranijwe batugennye kugira ngo dufatanye muri iki giterane. Mu bantu benshi bazi bigisha benshi batandukanye, Imana ikabakoreramo kugira ngo tuzabane. Imana ibakoresha. Tugiye rero kurebera hamwe iby'iyi nsanganyamatsiko itoroshye, ishobora kuba yoroshye ahari wenda kuyivuga kuko ijambo ari ijambo dusanzwe tuzi. Rimwe na rimwe hari insengero tugira muri itorero ryacu usanga barabyanditse ahantu umuntu wese yinjira akaribona. Kwinjira mu rusengero twe turisoma mu buryo bwanditse, ariko aho igihe ushobora kureba neza witonze ugasanga ni uburyo bwo kuba byanditse gusa, ariko uburyo bwo kumugura uruhare ugasanga nawe. Haleluya. Umuriro, uyu muriro nagize umugisha, sinzi niba byitwa umugisha ariko niwo kuba bampaye iminsi 2 kugira ngo bazaganire namwe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kureba mu isezerano rya kera, hanyuma ejo tuzareba mu isezerano rishya.
Imana ishimwe cyane. Uyu muriro wari umuriro wakoraga ibikorwa bikomeye cyane mu gihe cy'abatambyi, kandi nta bandi bantu bari bafite ubushobozi bwo kuwubera amaso no kuwurinda no kuwukurikirana usibye abatambyi bonyine bene Lewi, nibo bari bararobanuriwe imirimo itandukanye yo mu ihema ry'ibonaniro cyangwa se mu nzu y'Imana bamaze kugera mu gihugu cy'amasezerano. Ndetse n'ubu bavuga ko uwo muryango ukiriho, uko hari ibintu bimwe batazi batanamenye ko byabaye, baracyatoza n'abana babo iyi mirimo turi kudusoma, baracyabibamenyereza. Ntabwo bazi ko uwo byasemburizaga cyangwa se uwo byavugaga yaje akaba umutambira igitambo cyarimwe, ntabwo babizi. Mu isezerano rishya rero, haleluya, tumaze kwemera Yesu nk'uko babiririmbye no kumwizera, twahindutse abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Kuvuga ngo ni ijambo natwe ritureba. Iyo tuza kurivuga tukarivuga mu isezerano rya kera, umuntu ari kubaza twese ibyo bikorwa mukwiye kumva bireba abatambyi, twebwe turebaho igikora cy'abatambyi. Ariko mu isezerano rishya twese uko tungana turi abatambyi mu bwami bw'Imana. Twese Imana yaducyura, turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ntabwo turi abatambyi batambira abantu ibyaha, nubwo muri twe Imana igira abantu bake ikabaha inshingano zo kudukurikirana, ariko badukurikirana bikurikirana nabo, badukurikirana kandi natwe dufite uburenganzira bwo kwijyana. Noneho gituma ngo tujyanire, ahubwo turijyana imbere y'Imana. Dufite nta yindi nzira tunyuze, twijyana ubwacu ubwa Kristo wanyuze ku musaraba akarangiza ibintu byose. Ndashaka kuza kubabwira ibintu bitanu abatambyi bagombaga kwitwararika mu isezerano rya kera, turebe n'icyo bishobora kuba bitubwiye. Uyu munsi ni mvuga gusa, hanyuma ejo tuzareba mu isezerano rishya uko naho bimeze. Uyu munsi turasa nk'abari gutangira, ariko ejo kazaba ndabyizeye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ikintu cya mbere abatambyi bagombaga kubahiriza mu mihango yabo yose yo gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro, wo gukora imihango yose yo gukora ibikorwa byose byo mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere bagombaga kwitwararika ni ukwambara neza. Bagombaga kuba bagize gute? Bambaye neza. Kwambara neza kw'abatambyi gutandukanye n'izi nifomu mwambaye, gutandukanye n'ukuntu mwambaye. Birashoboka kuko mwambaye none atari ko muzambara, ariko kwambara neza kw'abatambyi niko nshaka kuza kubabwira uyu munsi wa none. Tukumva icyo tubwiye, tukumva uburyo uyu muriro ukwiye kubungabungwa mu buryo bw'umwuka. Baririmbye umugabo witwa Elisa, haleluya. Elisa ikibazo cyawo cyaramurenze, kiragenda gisesera no mu magufa no mu misogororo, arapfa apfana umuriro. Amen. Apfana ikibazo cy'umuriro. Imana yatumiha bitwa. Umwana nawe ureba ibibazo bye kuki. Ijambo ry'Imana mu bice bitandatu dusomye, murongo wa 3 haravuga ngo umutambyi yambare ikabutura yera n'ikanzu yera. Haleluya. Ikabutura yera ayibanze ku mubiri we, ikanzu ayigereke. Niyo mpamvu tuyisomye iyi kanzu yagiraga ibimenyetso 18 nza kubabwira. Imana idufasha kandi tugire neza cyane. Haleluya. Ikabutura yera imbere. Ikabutura yera ngo ikabutura yera, umwambaro w'imbere wera. Ikabutura yera isobanura kwera kwa hataboneka hamemwa na nyiraho, kwera k'umutima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwese uko muri hano ntabwo ndi bwemeze ko muzambaye ariko ngenda yambaye, kuko ntabwo mwambara onarite. Niba hari ikintu ugiyewe numva nzi neza uhagaze imbere yanjye, yewe mu imbere y'ipantaro mureba mwese hari ikabutura.
wamenye uko imeze, wamenye ntabwo wamenye uko imeze. Si igitangaza ko umuntu yakwambara isuti nk'iyi mureba ntambaye imbere akaba yambaye n'ikabutura yacitse. Birashoboka cyangwa ntabishoboka? Si igitangaza ko umuntu yakwambara neza imbere akaba yambaye n'ikabutura ipfunditse, igize ite ifite uturugo dupfundo ipfunditse. Si igitangaza ko umuntu yaba yambaye imyenda igaragara irimo abantu bareba ndetse n'imbere kuko nta kintu ntayirimo. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Si igitangaza ko umuntu yakwambara ibigaragara inyuma bimeshe imbere hari n'ibintu utameshe. Ntabwo ari igitangaza. Ibyo muze ni igitangaza. Umuntu utayifite nyir'ibiro we kudafasha ntabwo tukuvuga wowe. Bwana asifiwe sana. Mukicanye mubwire ngo kugira ngo turindire umuriro nuko tugomba kuba dufite umwambaro wera w'imbere. Umwambaro w'imbere wera. Yesu ashimwe cyane. 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 Iyo duhagaze mu muhamagaro, ikanzu y'inyuma isobanura umuhamagaro, icyo abantu bakuziho, ibyo abantu babona. Bwana asifiwe sana. Ibyo abantu baziho, ibyo abantu bakuziho, umuririmbyi muri korali abaturanye, ibyo abantu bakuziho, umuyobozi w'itorero rya hano, ibyo abantu bakuziho bazi, bashobora kuba bazi, bajya babona udiyakoni ariko ikabutura y'imbere n'undi. Sinzi agakuka murigeze numva akora nk'agazeho n'ihuza Kongera amabuye. idirime akavuga bavuga ngo ni kwa padiri, ntibagire abanyagatolika bariya ntibagire ngo turarwanya kwa padiri twese ngo dupapa. Padiri umwe ngo papa yabahaye amakabutura yo kwambara nk'imfashanyo. Noneho padiri kubera kuryoherwa n'uko yabona ikabutura imeze aravuga ati sinshobora kuzajya mu misejo ngo ntahegereze abagize igihugu, ko papa yakorera amakabutura kugira ngo bamenye yuko dufite papa ukunda kuzima. Anyura mu sakristiya ajya mu ikanzu kuko niyo amenyereye kwambara gusa, atekamo ikanzu yinjira mu misatsi ikabutura irimo doke yambaye ibitekerezo ariko mu buryo bwo kuyambara yishyiramo, yaryohewe n'uko imeze agira ngo yishyize. Ageze mu gihe cy'amatangazo atangira kubwira abakirisitu bati tumeze neza rero, umuntu ufite papa ukunda muzima ati n'ikiro nyine aherutse kukohereza amakabutura meza. Ntabwo natangaziwe barazamura, azamura ikanzu. Reka babwire ni ukuri kwa Yesu, imbere y'iyi mihamagaro mutubona haba hari n'ibindi bikaze cyane, bikaze cyane. Ngo muraririmba mukemeza imbere y'imihamagaro habamo ibindi bintu umuntu aririmba bigakunda, akadiyakona bigakunda, akayobora bigakunda, agacuranga bigakunda rwose, ibyo abantu babona bakabibona ariko imbere n'ubu hari n'ibindi. Arazamura rero, azamura ibyo babona abereka ibitaboneka. Aberetse ibitaboneka bubika amaso kuko bari babonye ubwambure. Aravuga ati ko ndeba mugize isoni se izuko n'ikabutura ya Yesu arabereka niyo. Iyo duhagaze mu mihamagaro, iyo abantu batuziho, iyo duhagaze mu mihamagaro, turimo tubwiriza, turimo tugaburira iby'Imana, ijuru ntishobora kuba mu mwanya wo gutinda muri iyo mapasi no kwidaza. Reka Yesu afite jimeri agenda
n'amanya y'Imana uzabibaza biriya umunsi umwe yasuye umuyobozi wa Farisayo witwa Simoni bahageze bazana ibyo kurya muri Matayo 23:38 bazana ibyo kurya bigishwa be babibonaga bagowe bahita bashonje intoki batangira kurya yanga gusangira nabo Simoni bati ntabwo bishoboka ko nasangira nawe mutabanje kuzana intoki Yesu aramuseka cyane bati mwaka muracyarwana no koza inyuma abantu babona kandi mbere y'ufite Yesu yigeze amenya ibindi yarabye indani abati mwebwe n'Abafarisayo n'injyana muzababishano kuko mwazi nyuma y'igikombe aho abantu bareba ariko imbere huzuye umuntu huzuye bw'ishyari huzuye bw'inzangano huzuye bw'ubugome huzuyemo amatiku huzuye bw'ubusambanyi huzuyemo gucanira huzuye kubyara abana badasobanutse ugasanga umuntu afite abana ububazi batangura umubona afite abandi mana ndagasana umwamba w'imbere ufite ikibazo gikomeye ijuru rifite umwanya wo kureba niba tuhagaze mu mihamagaro bifite umwanya wo kureba n'imyambaro y'imbere isana niba muri no gutegura insanganyamatsiko yo kubwira Imana ngo umure ku gicaniro iwawe umese imyambaro y'imbere cyangwa uyikure ku ruhande rwawe nimwumva tudakundaniye byo nimwumva tudakundanye no Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uze gufata umwanya wirebe n'indani wewe kodasa ikanzu y'umuhamagaro yagira ibintu 18 biriya tubwira mu kubaho yari itose itagira urubariro imanutse itya ihurutuye haleluya kandi ngo hasi ku musozo wa Imana ibwira Mose ngo azacure abatanga bakanzu haleluya ngo adozeho imbuto z'amakomamanga ngo ariko izo mbuto z'amakomamanga ngo ababaka n'imidende cyangwa se itogera ngo bihunde kuri iyo kanzu y'umutambyi mana we izo mbuto z'amakomamanga 9 zisobanura imbuto z'umwuka wera 9 imbuto z'imidende 9 isobanura impano z'umwuka 9 nukugishi mureba umutambyi yambara iyo kanzu biravuga ngo ajya yambara agiye gutamba mu rusengero ajya gukora ibikorwa byo kuzimana ngo nataha akomeza yambare mureba Imana yashikiwe ngo kujagera kwa ubatabo murebe hano mwabarokore muri bo muvuga ngo murashaka kubura kwicara waka babwira aho musingiye ubundi ntawe umutambyi yambaraga ikanzu agiye mu murimo w'Imana dore ijwi ryumvikanaga atambutse n'ijambo rivuga impano imbuto 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 kubera iki imijyane yakundaga kuri za mbuto z'amakomanga bikagenda bigira gutera bijagera kandi komisiyo si ukubijagereza mu rusengero ngo muduteshe umutwe reka muri shike bebejegere niyo mpamvu wamutanga namwe bebejegere mu rugo iwawe bebejegere aho usanga icuruza bebejegere uri kuri kompiyuta bibebejegera wicaye ku ofisi bebejegere bijagera aho ukuye bijagera aho ukora bijagera aho uba bijagera kujagera kwabyo ngo kumvikane kugira ngo udapfa ngo kujye kumvikana kugira ngo udapfa dufite ibibazo bikomeye by'abantu bambaye amakanzu atagira ibyo bimenyetso 18 aho ifite umuhamagaro gusa n'umuhozi muto n'umuhozi iki umuhozi Imana uwijaga ashyiraho impano gusa imbuto akazibona akajya kunyeganyeza impano gusa ariko ibuze akanyeganyeza impano gusa imbuto y'ute none umuriro kurahise umuriro uraza kurindwa n'iki uyu muriro wicanye ugomba guhora uraza kurindwa n'iki niyo makanzu ari amakanzu gusa y'imihamagaro itari impano niba amakanzu afite impano gusa atari n'amakabutura ya ntayo yacitse cyangwa yaje mu ine yaje mu bibazo urabona akazi
kuko byari bimeze mu isezerano rya kera. Uyu munsi wa none njyewe nawe, haleluya, Imana idushoboze imitima yacu iki, haleluya. Ikizakubwira ko umuriro wageze mu itorero, ikizakubwira ko umuriro wageze mu itorero, ikizakubwira ko uyu muriro uri muvuga wagezemo, uretse kuvuga no kuririmba gusa, ikimenyetso cya mbere kikubwira ni uko umuntu yandika umuntu yanditse kandi iyo umuntu yumva ntabyo. Reka mbabwira akantu wese kumva wese yakorese iminsi ishize rero navuze ko ntazabikora ariko ndimo akarenze umuntu wakoresha amazi. Nari basiye iminsi ndi gusenga Imana, haleluya, nari ndi gusenga Imana numva mfite inyota yo gushaka Imana, numva nshaka Imana. Nabwiye abantu nyobora kuyenzi kwa gatandatu twatwiremo niba niba umunsi wose nabari mfite agahinda gakomeye cyane kubera ko ndazi Imana. Cyakoze ndayivuga ariko sinzi mbari ibimenyetso bifatika baragata ntabwo ari wenyine natwe tumerewe nabi. Ndagira ndabona ntaganirwa ngenda mbabwiza ukuri nta byaha by'umutima ari nakoze ndi imbere y'Imana. Numva gatatu umutima ushinzwe nasuka n'umwuka wera, numva singizi ndasenga mfite n'ibibazo nereka Imana. Rero muri none kuwa gatanu ushize nigaramiye ku karere k'iwanjye, marayika Gaburiyeli aza ngo araza n'amategeko. Marayika Gaburiyeli mbana n'Imana mu ijuru, baratubwiye ngo nze kureba ndabavugana n'Imana. Ufite ubushobozi bwo kugera ahantu Imana iri? Atudafite. Noneho uzayimbire ko gishaka ntigutume, uzayimbire ko gero gishaka ngo twivugane. Arabwira ati wayikurahe ntayo wabona cyakosa inzira yakorohera nuko washaka kumurwanya umurwayi amwe umuhungu wa Yesu. None se rero urabona yanjye cyane uzamureba ko mushaka ati mukubwira se none aramuhamagara Yesu amanuka mu mugoroba ahamagara imbere. Ndabwira ni wowe Yesu usoma muri Bibiliya twize nyaka ibiganza byawe byarabona imirongo usanga ziri nyaka muwo nawo nyimara kubona inkovu zo mu biganza no mu mutwe, inkovu 36 zo mu mutwe twese zikamba n'aboyama, inkovu 36 12 zihagarariye Isiraheli, 12 zihagarariye intumwa, 12 zihagarariye itorero ry'abantu. Numva ndi mubi cyane, sanga ndi mubi we, sanga ndi mubi. Nikubita imbere ndambika ibiganza, numva muri jyewe hema ahomokamo ibintu, numva mbaye fresh magana mbere. Ndabona rero uyu nari kubwira bakubwire ko mushaka, ariko ndagira ngo mbwire Yesu ko ndagira ngo tubonane. Arabati rero tega muhamagara Yesu naraza se ntabasa aravugira wari kurasa umuntu muraho aho ngiye kubona mbabwira Yesu avuga ngo uwo mukozi wacu mubwire kibazo afite tubizi kandi tuzabitera. Imana ivuga neza ndabona amen. Mubamwe ngo kandi ntugende utamuhaye undi mutima. Mbona koze mu ishakoshi Yesu akuramo umutima ushyushye, akuramo umutima ushyushye n'amadereva aramwe ngo wowe mutima reba kurumira ndawufata ndawirika no mu ndagakwiye maze kujyamo sinareba marayika ameze, sinareba aho Yesu ameze, sigara nibaza ariko kuki bagiye ntabatse amafaranga. Kuki bagiye ntabatse umukozi sigara nijujuta nuko kwijujuta ndakanguka nkamuka nijujuta, ariko nibuka ko biza umutima ushyushye. Ndabona ko biri kose mu buryo ikiguye muri iki gihe gisa gitya ari ukuseseka undi mutima mushya, haleluya, kugira ngo abone Imana ibindi ngo bavuga bazajya bazagenda. Ndarishatse kukubwira ngo ikintu cyane kikugira ko umwuka wera umuriro watse mu itorero ni uko abantu bamenyeka. Bamenyeka bagira ngo umuntu agahishurwa ko yambaye umwenda usa nabi w'indani akimenya, akamenya uko imbere hasa, akamenya uko ameze, akihana ibisahayo. Tugeze mu gihe cy'igisimbu cyinshi abantu b'abahungu 'Cya kabiri
Yesu ashimwe cyane. 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 Haleluya. Bagombaga guhora bakoranya bashyiraho izindi zisimburana. Bibiliya ivuga ngo iyi ndwi zibuze umuntu yute, iyi ndwi zibuze umuntu afite. Reka mbabwire ibintu maze guhishurwa kandi ni ukuri. Mushumba ni ukuri pe. Wari uzi ko bimaze kugaragara ko bishoboka ko abantu baririmba badasenga? Bigakunda pe, baririmba badasenga. Umuntu akabwiriza hari igihe usanga abwiriza ubutumwa niba bari kohereza abandi bantu be, usanga barabaye gitari nazano ukove leta bahura n'imwe ko kumenya leta mbirateje ko kuzakutugezaho kumenya bahura n'imwe leta batinaje kuzakutugezaho, ugasanga umuntu amaze amezi atandatu agenda adasenga. Atazate ukibaza mwese ko mukove bari wajyana ibyo wasengeye watetse ibisiga mukazamukana ku muhima kuwa gatatu mu biryogo wajyana iki, ugasanga birakunda ko umuntu yagenda adasenga. Ntuzumva ko yashobora guhagarara imbere y'iteraniro yagiririmba ukayumva n'ubuhanga bwo guhimba n'amajwi asobanutse, ariko ukabura agashyuho. Ukabura iki? Ukabura agashyuho ukumva nta kantu k'amajwi kagezera kuba n'ibindi by'ubuhanga. Mufite abacuranzi b'abahanga bize umuziki barawubwiriza n'abaritonda bakatonda abacuririmba pase mukaririmba ukumva rwose ni umunihiro w'abantu udasobanutse. Ariko abantu bazi umuriro wa Pentekote iyo wamanutse bitore ko ari hasetse, ukumva nta gashyuho, ukumva nta gashyuho. Ni byiza kuba kugira ngo twegereze ibyo bijyanye n'ikintu cya gatanu ari nacyo turusorezeho cyitwa kurahura iyindi. Kurahura imibiro. Iyo abantu bamaze kubona ko umuriro nyirizina, umuriro nyawo wa wundi uzwi wo kwitabwaho wo gukurikirana habaye uburangare bukabazimana, bashaka undi kuko imiriro n'ibiro. Uzabisome mu gice 10 umwe nibura uzabakubitwa na damu n'abiri ubenderoke baratwageze sinzi yawe bagiye basanga basenye neza bajya kurahura undi watekaga ibiryo by'abatambyi hafi aho, bajya kumuzana ngo baza bawufasha gutya mu byotero byabo, babageze bakikomeka undi uva mu ijuru kubita ngo barakongoka banagiye kurira. Mose ati nunisigiza kanwa. Ngibi ibyo Uwiteka yavuze ko kwera kwe kuzerekanirwa wamenye. Imana iturinde imirimo y'imirahurano muri gitondo, imirahurano itari iyacu, itari uwabo, imiriro itari iya hano kandi ireze irashyushye. Kera amadini yose yarahuraga hano. Ibyo numva nibuka mu myaka yanjye maze aha cyangwa ibyo nasanze bambwira bari makuru, amadini yose yazaga kurahura. None ibyaha byarazimye mujya kurahura. Ibyaha byarazimye mujya kurahura. Murarahura ku ma YouTube, murarahura ku ma social media, murarahura kuririmba, murarahura danse, murarahura kwatona. Ukumva abantu bose twari igihugu cyose zisigaye zatona kimwe, zireririmba kimwe, ziri mu njyana rwose. Ibintu biba bimwe gutya koko nuko umukura, ariko wabitegereza ugasanga ni umuhima w'undi abantu bavumbuye n'iyindi birahuye kubera ko uwenyewe yakuze kubipfa. None se ngo mpamvu mwemura rero Imana iturinde imirahurano, iturinde imiriro itari uwa Pentekote, itari uw'Imana yacanye muri iri torero. Umuriro umanuka ugakongora ukajya wumva wabaza yaravuze ngo Uwiteka barashutse neza gushudika aha batari bagabizi
urabona ibyaha birababuka ko bigiye gute. Niyo mpamvu tugenda turi abantu b'abapagani bamumusenya batigenda bakijwe, nta munsi yigeze ahura nabo ngo umuturize utwike ashakoko. Ugeze kuyobora korali imwe, Bwana asifiwe. Nigeze kuyobora korali imwe nkiri umusore, nagize umugisha wo kuyobora korali aho mvuka iwacu. Imana iduha umugisha, ndabishimira Imana. Abasore twese abari 60, abasore n'abakobwa twese Imana yaturera iradukuza itwubakira ingo nta wishingiye bose. Musi wo turasenga Imana, umuriro uraza ukakuraza, umuriro w'amanuka wakubita hano mu gihugu cy'Indiya kigasenga iyuma, uragitubariza amanuka yikubita hasi amaroga amaze gushaka gukongoka. Arabadirira n'ahaguke gusa imbabazi. Dirije igiye ndahaguka ndabaza ni urasa nibaze senga Imana arambwira ati nari mfite gahunda mu mutima wanjye ko niduhura nzagutera akaguru hasi, aho tuzahurira ntabwo ureba nzakwesuka. Reka mbabwire ndavuga ngo imbere y'imihamagaro habaho ibindi bintu bikaze mutane n'abafiyanga bivugurwa n'umuriro gusa. Imana y'ukuri turaje kubisaba Imana, bivugurwa n'umuriro, bivugurwa n'umuriro, bivugurwa senga Imana ukanera ukanyesura cyane ari marira ukanyesurira ikisi none nagera kwibaza izi mbuga tuzagesurira ikidi arafata ikintu nkwanjye urakizi nuko abantu bose bakukunda. Urumva nyine yaratangije indi ntuza kabiri y'abanyaga ariko bimututse urambuje neza mbona abantu bose bakukunda, abantu bose bakunda neza, abantu bose barakunda. Numvise ngeri ikintu kinije kuko nidohorera nzagutera na kwesura ubwiriza umuriro umanutse none ahantu ukamanuka turimo bikambiga hinduka ibikorwa bikava mu magambo ateguwe cyangwa yanditse mu gitabo, ukaza tumusabye Imana ikawuduha. Mwareba ukwihama z'abantu, mwarebe wakumirwa uyu muriro umanuka. Umugabo n'umugore babana mu nzu umwe akamenyera undi amabanga ntazi. Yesu ashime, Yesu ashime, Yesu ashime. Utazi ugenda n'amurana bakikuja n'uko tubana mu buryo ngo tuyu none Imana ibona kamenyera umuriro ku gicaniro ubutwaka kuzenda. Bwana asifiwe. Uyu munsi nawise umunsi wo gufura, umunsi wo kumesa, ukora cheki ukareba ko umwambaro w'imbere urimo cyangwa ntawo, cyangwa kuri mbere tukawaracuye tukawumesa ubwato wabayabuja. Ejo tuzahamagara umuriro uze. Bwana asifiwe sana. Tuheze Imana shicho, tuheze Imana shicho rero. Nagira amarengeka y'ibyago dusenga Imana, nagira amarengeka y'ibyago dusenga Imana. Umuntu wese yitegereze irebemo ibyo y'izina uko uzibara uwo mwenda wambaye imbere ntuza we gera no mu mutima wawe urebe niba hasa neza, urebe uko hasa, urebe uko hameze. Tumese imitima tuyitunganye, nitumara kuyitunganya, nitumara kureba neza ikanzu zacu niba ziri imidende 9 n'inzogera 9 ziri impano n'imbuto, itangazo yacu ikaba yuzuye neza, tukamara kureba niba muri badamu ipakiye n'imyanda twakuraho, tukamara kureba niba ubuzima bwacu bumeze neza, iby'isi hari neza, ibi bimeze neza. Ni ukuri umuriro turimo tuvuga uzaka mu izina rya Yesu. Pawulo yasenga uhaguruke dusaba Imana. Ndagira ngo twakire ushobora kujya hino, ufata umwanya uhagije wo kwibaza ngo ese uyu muriro ushaka uraza kwaka ute w'intego? Ese umwambaro wanjye w'imbere urasute? Bibiliya ngo imirimo yanyu yo kuba inyuma, wahubwo imirimo yanyu ibe hehe? Imbere mu ijuru bareba imbere, bajya bareba inyuma, bo birebera imbere.
utagira imbuto n'imana bizakurinda gupfa. Yo. Abantu bagize impano gusa batagira imbuto barapfuye bashize kuri tere bararara. Abaririmbyi baririmbye batagira imbuto bagira impano gusa uzamambara umupira wa bari. Kuko ntabwo akazi kari kukuririmba ahubwo akazi kari kukurinda. Akazi ntabwo kari kukwigisha ahubwo akazi kari kukurinda n'igica masenge. Ntabwo akazi kari kandi ibyo gukora byose birindishwa kubera imbuto nziza Imana idushoboza. Zaburi bwaze imbere y'Imana kuko Yesu Kristo isura njyewe kandi ibanga nakumenera niba ukora ikintu kiba ku mutima wawe ubwibuze ushaka umushumba ari hano ushaka umuyobozi ari hano mubwire ngo buriya nubwo ngenda namaze kumenya ko umwambaro wanjye w'ibiro usa nabi ngendeye imbabazi z'Imana akurambika ibiganza Yesu kari gusenga. Reka dusenga Imana n'umwanya wo gutunganya imitima yacu. Ntushobora kwakira umuriro w'umwuka wera umutima wawe wambaye ubusa cyangwa wuzuyemo ibyaha uri mu ivu. Nta umuriro w'umwuka wera waturuka, ntibishoboka. Uyu ni umwanya wo kumesa, ni umwanya wo gutunganya imitima. Birashoboka ko abantu baba bakureba inyuma ariko umwambaro w'imbere ari wo mutima wawe wambaye ubusa cyangwa wuzuyemo ibyaha n'ibizira byose. Ni umwanya wo kubwira Imana ngo Mana mbabarira. Ndashaka umuriro w'umwuka wera anyuzure. Ndashaka umuriro w'umwuka wera ankoreshe. Ndashaka umuriro w'umwuka wera ankorere ibitangaza. Ndashaka umuriro w'umwuka wera muri jyewe. Ariko banza utunganye umutima wawe, banza wihane ibyaha byawe, banza ukureho ibyo bizira, usohore iyo myanda yose, umese umwambaro w'imbere. Umuriro w'umwuka wera abona uko akumurikira. Nimuzamure ibiganza twongere dusenge. Ariko niba hari umuntu ukeneye agakiza, ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye kwakira Kristo, wowe rwose mugihe tumara gusenga ndasenga ibisengesho bya kabiri byo gusengera gusaba imbabazi kugira ngo wakire agakiza kuri iri teraniro, wakire imbabazi z'Imana. Abadukore muzamure ibiganza twaturire muri isengesho. Data mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe turagushimye Uwiteka. Ni wowe wacanye umuriro w'umwuka wera mu itorero kandi wavuze ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha byabo, abemeza ibyo gukiranuka. Uwo mwuka wera naza, haleluya, azatwuzuza imbaraga, azadukoresha iby'ubutwari. Dusanze uwo mwuka, uwo muriro kugira ngo ubeho urindwe. Nuko imyambaro yacu imbere iba yejejwe, nuko itunganye ariyo mitima yacu. Sengera umuntu wese wumvise ubutumwa ushaka kwezwa, wagucumuyemo, ufite ibizira biro bidatunganye, ufite ivu, ufite imyanda, haleluya, akaba akeneye kwezwa no gutunganywa. Umuriro w'ijuru n'umenya umutima we, n'utunganya ubugingo bwe, n'ukureba ibizira byose mu izina rya Yesu. Twongere tube bashya. Handi uyu muntu usanzwe adafite imbuto, niyo yaba afite impano ntacyo byaba bimaze. Ukeneye imbuto, ukeneye imirimo myiza, wowe wahamagaye Mwami, dushoboze kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihanye. Turagushimiye ku ijambo ryawe, turagushimiye n'ababyumvise, turagushimiye abatuye ibyaha n'ibicumuro, abihaniye muri iri jambo, abaciye bugufiya, abakeneye kwezwa, abakeneye umuriro w'umwuka wera, babaha icyemezo cyo gutunganya imitima yabo kugira ngo umuriro w'umwuka wera amanuke mu bugingo bwabo. Turagushimiye Mana ko wejeje imitima yacu. Turagushimiye Mana ko wongeye kudukangura. Turagushimiye Mana udushubije ku isoko. Turagushimiye Mana, haleluya, haleluya. Tumukomeye amashyi, tumukuriye ubwatsi kandi tumuvugirije impundu. Dukeneye umuriro w'umwuka wera, ariko Mwami turagushimiye kugira umugambi wo kudutunganya no kutuboneza kugira ngo uwo muriro wuzure imitima yacu. Icyubahiro ni ikibi cyawe.
tubisabye Imana twize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugihagaze mwese kwicara, mukomeze muhagarare kandi mukomeze musengere mu mitima. Turashaka kugira ngo tubone umuntu wumva akeneye imbabazi z'Imana.